mwaramutseho neza mwese. mwaramutse bavandimwe, mwaramutse banyarwanda. Imana ibaha umugisha muri kino gitondo twongeye kubonana namwe. Muri kino gitondo tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Murabimenyereye ku cyumweru tuba turi kumwe uhereye saa moya kugera saa mbiri, turi kumwe na Pastor Christophe. Mureke rero muri kano kanya dusangire ijambo ry'Imana. Imana iduhaye umugisha. Burya iyi Imana ikinguye tukabyuka tukagenda, iyo umuntu afunguye amaso bigakunda, abakwiriye kubishimira Imana. Ni byinshi rero burya Imana iba yakoreye umuntu, ariko cyane iyo umuntu abyutse ugasanga uri muzima, ugakora ukumva biragenda, ukavuga ukumva birakunda, ni byiza cyane. Imana iba yakoreye. nta mashusho yari yaza. Hano nta mashusho ahari. Okay. Murakoze mwese abadukurikiye muri iki gitondo kuri TV1. Turabashimira ko mukunda gukurikira ijambo ry'Imana muri iki gitondo. Imana ibaha umugisha. Muravugana na Pastor Nakure Brandine, nkaba nkorera umurimo w'Imana muri Faith Builders Church, mu itorero rikorera Kimisange, Gikondo, haraguru y'aho abayehova bakorera. Muri iki gitondo rero turagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Ijambo ry'Imana turi buganireho uyu munsi riravuga ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Cyane cyane ijambo turi bwibandeho ni ijambo bita ukuri. Ukuri ni ijambo abantu benshi bafata nk'aho ari ijambo ryoroshye. Yemwe niyo tuvuze ngo ibyaha bikomeye abantu bazi ko kubeshya ntacyo bitwaye, ariko ndagira ngo uyu munsi tuganire tumenye ngo ukuri ni iki. Kuko ijambo ry'Imana muri Yohana ibice 14 umurongo wa 6 haratubwira ngo, ibice 14 muri Yohana umurongo wa 6, Yesu aramubwira ati ni jye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Aya magambo niyo turi buganireho muri uyu mwanya. Turagira nandi tugenda dusoma ajyanye nayo, ariko cyane cyane icyo tugambiriye no kugira ngo abantu bamenye kubaka ku kuri, bamenye neza ukuri ko Yesu ari we nzira, ari we kuri, ari we bugingo, ntawe ujya kwa Data atamujyanye. Niba rero inzira y'ukuri n'ubugingo ari Yesu, buriya iyo umuntu ari mu kinyoma akwiriye kumenya ko yatandukiriye kandi ko yatakaje umwami Yesu. Ntabwo Yesu abana n'ikinyoma mu mutima w'umuntu, kuko iyo umuntu yinjiye mu kinyoma aba yatandukanye n'ukuri, kandi iyo ukuri kutari muri wowe ntabwo buri kumwe n'Imana. Rero tugiye gusoma amagambo atandukanye mbere yuko tuganira, kugira ngo tuze kuyaganiraho twabanje kuyasoma. Turareba muri Yohana ibice 4 umurongo wa 23 n'uwa 24, aho ijambo ry'Imana ritubwira ngo, ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko adashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Irindi turarisanga muri Yohana n'ubundi ibice 17
ku murongo waho wa 17 kugeza ku murongo wa 19. Ibice 17 Yohana umurongo wa 17 aravuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Uko wantumye mu isi nanjye niko nabatumye mu isi, kandi nanjye niyeza ku bwabo ngo nabo bereshejwe ukuri. Hanyuma tugiye gusoma n'ubundi mu Migani ibice 20 umurongo wa 28. Haratubwira ngo imbabazi n'ukuri nibyo bitera umwami kurama, kandi ingoma ye ikomezwa n'imbabazi. Dukomeze muri Yohana ibice 5 umurongo wa 33. Yohana ibice 5 umurongo wa 33 haravuga ngo mwatumye kuri Yohana nawe yahamije ukuri. Yohana ibice 8 umurongo wa 32 n'uwa 33. Namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Baramusubiza bati, ko turi urubyaro rwa Aburahamu, akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese, none uvugiye iki ngo tuzabaturwa? Yesu arabasubiza ati, ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Imbata ntiba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Nuko umwana n'aba batura muzaba mubatuwe by'ukuri. Imana itugirire neza. Amagambo turi buganireho nayo ngayo, ni amagambo atandukanye ariko agerageza kugaragaza ukuri, ndetse atwereka uburyo ki Yesu ari we kuri, ari we nzira, ari we bugingo, ntawe ujya kwa data atamujyanye. Ndashaka kugira ngo twinjire muri iri jambo dusenze Imana. Mana Nyiringabo, Uwiteka Murengezi wacu, turagushimye kubw'uyu mwanya uduhaye wo kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Turakwinginze ngo uze ubane natwe, utwereshe ukuri kuko ukuri ari ijambo ryawe. Utwemerere tugirire umugisha imbere yawe kandi duhazwe nawe. Umuntu wese urimo adukurikira ave hano asobanukiwe ukuri, kandi asobanukirwe kuko ari wowe. Urakoze kurabana natwe mu izina rya Yesu, amen. Nkuko twabivuze rero, tugiye kuganira ku ijambo rivuga Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Muri iyi minsi dukwiriye kwiyubakamo ukuri. Ngira ngo ni urugendo rurerure cyane cyane mu muco nyarwanda, aho usanga hari inkingi z'ukuri twagiye dutakaza, ku buryo usanga abantu bamenyereye kubaho mu buryo bw'ikinyoma. Uzabibona cyane cyane nko mu misango y'ubukwe, usanga hari ibintu bimwe na bimwe abantu batangiye kugenda bahindura, ariko abantu baba banezerewe bishimye, ariko bashimishijwe nuko abantu bari gukina umukino wo kubeshyana. Umuntu akajya avuga ati, umukobwa wacu yagiye kwiga mu Burayi, bazi neza ko ari aho ngaho. Ugasanga abantu barimo baravuga ibintu, bakamenya gukina uwo mukino no kubisubizanya, ariko icyo cyo kinakomeye cyane. Ubundi ikinyoma muri rusange ni iki? Ikinyoma ni ikintu gituma umuntu agambirira gushaka guhindura kuba uwo ari we. Ugasanga ntabwo umusore ashaka kwemera ko ari umukene, ugasanga umuntu ntabwo ashaka kwemera uwo ari we, ntushaka kwemera ko utuye mu cyaro, ntushaka kwemera ko utuye mu nzu mbi, ntushaka kuvuga ko utagira imodoka, ntushaka kugaragaza ko wize ahantu hahoroheje. Bityo ugasanga umuntu arimo aragenda agerageza guhinduka uwo atari we, bityo umuntu akabaho ubuzima butari ubwe. Ugasanga umuntu yaremye ikinyoma, aracyubaka, agituramo. Noneho uzasanga ingo nyinshi zubakiye ku kinyoma. Ugasanga umugabo kugira ngo abane n'umugore agomba kubanza kumubeshya ko atuye i Nyarutarama. Ugasanga umugore arashaka kubeshya umugabo ko yize amashuri menshi. Ugasanga arashaka kwerekana ko iwaba ari ahantu hakomeye, ndetse abenshi banihakana ababyeyi. Ugasanga umuntu arinze gukora ubukwe, ababyeyi atashaka kubagaragaza kandi abafite.
kuko adashaka kugaragara ko yavutse mu bakene, yavutse mu cyaro, yavutse ahantu hadasobanutse. Ibyo bintu ntabwo abantu babikunda. Ingaruka ibamo rero ni uko iyo ukuri kwamaze kugaragara, kuko abanyarwanda nibo bavuga ngo intebe y'ikinyoma yicara ku ngoma igihe gito, igihe kiragera ukuri kukagaragara. Ntabwo ushobora kubana n'umugabo, umugabo atazi ukuri, atazi ko papa wawe ariho, waramubwiye ngo ntawe. Hari uwo nzi byabayeho nijoro bamaranye nk'imyaka 5, arahaguruka aratabaza ati data arapfuye. Umugabo ati uri umusazi, ntabwo byumvikana. Ukuntu umuntu mumarana imyaka 5 yaraje gusaba, arakwa, arasezerana, murabana, atazi ko ufite papa, none utangiye kurira ngo papa yapfuye. Ese ubwo wasobanura ko umuntu apfa kabiri? Wasobanura ko ahubwo yazutse wenda akaba ari cyo kiri kukuriza? Urumva ni ibintu bitoroshye, ni ibintu kandi bitari byiza pe. Hari ubwo umuntu aba yarabyaye ntashaka kwerekana ko yabyaye, igihe kikazagera nyine umwana wabyaye se yananirwa kugaragara, igihe kiragera akagaragara byanze bikunze. Kandi yagaragaye uko byagenda kose ni igisebo, ntabwo bikubaka, ntabwo biguhesha icyubahiro. Hari ikintu cy'icyizere kinini gitakara, ubuzima bwawe ukaba urabwangije kandi utabishakaga. Rero ndagira ngo mbabwire ngo kubaho mu buzima bw'ikinyoma ni ikibazo gikomeye cyane, gikomereye isi. Kuko mu by'ukuri iyo umuntu yemeje kubaho uko adakwiriye, tugasanga umuntu aba kuri telefone akora ibintu bidakorwa ariko ntashaka ko abantu babimenya, icyo gihe azongeraho icyaha cyo kubeshya. Muri Bukananiya na Safira, igihe bazaga bamaze kugurisha ibyabo bagashaka kubeshya Imana, mu by'ukuri icyaha nyamukuru bari bakoze kwari uko bari bashatse kunyereza cyangwa kwiba ku mutungo wabo bari bagurishije, bakagira ngo be kugira ibyo bagabana n'abandi. Hanyuma barangije babishakira uko babeshya. Ni ukuvuga ngo kubeshya ni icyaha kenshi gikunze guherekeza ibindi byaha. Iyo umuntu yibye agerageza kubitwikiriza kubeshya, iyo umuntu yasambanye agerageza kurenzaho kubeshya. Niho hahandi umuntu atwara inda agashaka kuyikuramo, agashaka akabigerekaho n'ibindi byo kubeshya kugira ngo bitaza kugaragara. Hari ibintu byinshi umuntu akora ariko kubera ko adashaka ko bigaragara akabeshya. Rero icyo ni icyaha kenshi kiba gifite izindi anteceda cyangwa ibindi byinshi inyuma bituma umuntu iyo yemeye kuba mukuri, hari ibintu byinshi aba akwiriye kurwana nabyo, hari ibintu byinshi aba arwanyije. Ariko mu by'ukuri hari ibyo twita ni ubuhamya. Ugasanga umuntu yiyemeje kubaho mukuri, ibyo ukora byose ukumva uri mukuri, ukumva ibintu byawe biri ku murongo, abantu bakamenya ko ukoresha ukuri, bakamenya ko utagendera mu kinyoma. Ibyo bintu ni ubuzima bukwiriye umukristo. Rero iki cyaha ntabwo ari icyaha gikorwa n'abapagani gusa, abo twita abapagani babandi bataza mu nzu y'Imana. Iki ni icyaha gikorwa n'abantu bose, ndetse benshi bashoboka n'abo mu nzu y'Imana benshi barabikora. Ugasanga hari abantu bamenyereye, umuntu arafata telefone kumva kubeshya kuri telefone nta kintu bitwaye. Umugabo arabeshya umugore, ndi ku Gisenyi kandi ari i Kigali. Ugasanga ibintu byo kubeshya abantu babigize imikino, abantu babigize ubuzima. Abantu umuntu wamugana arajya ku isoko akagurisha miliyoni, akaza ari kuvuga ko ari 300,000 yagurishije. Hari ibintu byinshi bitugaragariza ubuzima bwo kubeshya. Abenshi bazi ko kubeshya harimo inyungu nyine. Iyo ubeshya umugabo ukamubwira ko nta mwana ufite, akagutwara azi ko uri umukobwa, uba wungutse umugabo ariko uba wungutse urugo rubi. Kuko umunsi bamenye ko uwo mugabo nako ufite umwana, igihe umugabo yamenye ko hari ibindi bintu ufite wamukinze, igihe ufite undi mugabo ku ruhande ukirirwa ubeshya ukatakata, igihe kikazamenyekana ko ahari. Igihe ufite izindi nshoreke ku ruhande, abandi bagore, ukirirwa ubeshya umugore, ariko igihe kikazagera akamenya ko bahari, ntekereza ko uri kwiyubakira ubuzima butarambye. Rero abantu benshi bameze nkaho bashaka kubaho ubuzima bw'uyu munsi, bya bindi mu Kinyarwanda bita ngo mpemuke ndamuke. Ntabwo dukwiriye guhemuka kugira ngo turamuke umunsi umwe.
niyo mpamvu ndagira ngo mbabwire ngo iki kintu benshi urumva mu ngo twubakiye ku binyoma, noneho twarangiza ugasanga n'abana turashaka kubatoza kubaho mu buzima bwo kubeshya. Umwana uramubwira ngo nihagira umuntu uza umubwire ko udahari kuko waramwambuye, aje kukwishyuza, ntushaka ko amenya ko uhari. Dutangiye gutuma umwana yiga kubeshya akiri mutoya, azabikuriramo. Ariko ndagira ngo mubwire ngo uwo mwana urimo kurerera mu buryo bwo kubaho mu kinyoma, ntabwo uri kumureramo umuntu muzima uzabasha kwibeshyaho kandi akabaho mu buryo bwiza. Nakugira inama kugira ngo witandukanye n'ikinyoma, abana bawe barinde ikinyoma, ubatoze, kuko hari ibintu dukwiriye gushyira mu muco wo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Amakuru agenda agaragara nuko mu bazungu hari ibihugu bifite standard, bifite uburyo bwo kubaho bakoresheje ukuri, ku buryo icyo umubwiye araguhakanira cyangwa se akikiriza. Mu birabura ikibazo dufite kinini, ntabwo tuzi guhakana. Umukobwa, umusore aramutereta akarinda amutera inda akivuga ngo oya, nyamara yemeye ariko ntashaka kuvuga yego. Rero hari ibindi bintu byinshi umuntu abamo, umuntu akaza kugusaba serivisi ntayo ufite, ntushoboye kuyimuha, urabizi ko bitoroshye, ariko kumubwira ngo oya ntibikunda. Ugasanga ntushoboye kuvuga oya, cyangwa se ukaba uzi neza ko nunamubwira oya cyangwa se ukanayimubwira nanone ntabyemere. Iyo umuntu ashaka ko umubeshya, urumva mu by'ukuri aba agutuye mu mutego, kuko iteka iyo umubwije ukuri ntabyemera, ubwo arashaka kumubeshya. Ariko ndagira bene data ngo mbabwire ngo iki kintu bita ikinyoma ni ikintu gikomeye cyane, kuko niba Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, Imana irashaka ko dusengera mu mwuka no mu kuri. Bigera ubwo dufata umuco wo kujya imbere y'Imana tukayibeshya, ugatangira kuyibwira ngo ndaje, ariko ntushaka kwihana, ntushaka kubabarira bagenzi bawe bene so, ntushaka guhinduka, ntushaka kuyibwiza ukuri mu by'ukuri. Muri make abantu bazi ko hari ahantu umuntu yakwihisha Imana, kandi mu by'ukuri ntaho. Nta hantu Imana itareba, nta hantu Imana itazi. Niba abantu bazi gukora kamera zigasiriveya zikareba abantu ibyo bari gukora byose, umunsi ubikeneye ukabishyira hari ukabigarura bikakwereka ikintu cyose wakoze uzi ko nta muntu kureba, ibyo bikagaragarira abantu. Mbese mutekereza ko Imana yo hari ahantu umuntu yayihisha ku buryo watekereza ukibaza ko hari ibintu ukwiriye gukora Imana ntibimenye? Ubwo buzima rero dushaka kubamo, ndagira ngo mbabwire ko ari bwa buzima butuma tujya kure y'Imana. Umuntu araryama akarara adasinziriye ari gutekereza uko ari bubeshye. Iyo umuntu yishe ntabwo uza kumubaza ngo mbe wishe ngo avuge ngo yego, ahita akubeshya gushakira ibyo akubwira. Ibyo byose ni ibintu bituma tuba mu binyoma, ukarara udasinziriye. Ubundi ikinyoma iyo ucyubatse ucyubakira ibyejo n'ibyahise, ukacyubakira ibintu bigisigasira, kugira ngo nubeshya kimwe kitaza gutuma ikindi kikugaragaza ko wabeshye, ugatondekanya umubare w'ibinyoma byinshi kugira ngo wumve ko uri mu kuri kuzuye. Ariko ndagira ngo uyu munsi mbatangarize ko kuba mu kinyoma bituma umuntu ahabana no kubana na Yesu, kuko abantu Imana ishaka ko bayisenga ni abasengera mu mwuka no mu kuri. Buriya rero kwitoza kuba mu kuri ntako bisa. Niba umuntu akubwiye akagusaba gahunda ukaba udahari, mubwire ko udahari. Niba hari ibintu tumenyereye mu Rwanda cyangwa se mu Banyafurika byo kwica gahunda, kwica amasaha, umuntu akumva ntacyo bitwaye, ariko burya uko wisha amasaha burya wanabeshye. Umuntu iyo wamubwiye ngo ni 8 bibe 8, yego ibe yego, oya ibe oya. Niba bitabaye ibyo, turimo turatandukana n'ukuri, kandi turimo turatandukana na Yesu, kuko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi nta bujya kwa Data atamujyanye. Arakomeza akatubwira ngo niwe kuri, kandi ukuri niko kuzatubatura. Hari aho yageze ari gusengera abigishwa be, abwira Imana, arayibwira ngo ubereshe ukuri. Yari arimo atanga raporo ko arangije umurimo yahawe mu isi,
harimo ayibwira ko yarinze ibyo kwizera, yarinze abantu Imana yamuhaye, arimo arayiha raporo kuko yararangije umurimo kandi ashaka gusubirayo. Hanyuma arangije arayibwira ngo ubereshe ukuri, ukuri niryo jambo ryawe. Murabizi ko Yesu niwe jambo ry'Imana. Ubu rero niwe kuri. Nutandukana n'ukuri uzamenye ko watandukanye n'Imana, uzamenye ko Yesu Kristo atakiri mu bugingo bwawe. Rero bantu b'Imana, bana b'Imana, iyo tujya hariya tukavuga ngo Imana iratubwiye, ukagenda ukabwira abantu ngo nimukora ibi, ariko wowe udashaka kubikora, urimo urabeshya abantu, kuko ntabwo ibyo ukora, ntabwo ibyo uvuga biri mu bugingo bwawe, ntabwo biri muri wowe. Biradukwiriye kugira ngo dutandukane n'ikinyoma. Ndabizi ko bikomeye kuko ubuzima tubayemo bufite ibintu byinshi bibushyigikiye by'ikinyoma, ariko mu by'ukuri ntabwo ari ibintu dukwiriye gushyigikira. Ngira ngo abantu iyo babaye benshi bashyigikiye ikinyoma, abantu bibwira ko ubwo bibaye ukuri. Umuntu akumva ko kuba yabaye muri rubanda nyamwinshi bavuga ibintu bimwe, ibyo bitumye bibaye ukuri. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ukuri guhora ari ukuri kandi ntabwo kuzahinduka. Muri Abisiraheli igihe bagiye gutata mu gihugu cy'i Kanani Imana yari yabahaye, bagarutse uko bari 12 barimo Yosuwa na Kalebu, abandi bose 10 babasha guhamya ukuntu babonye igihugu. Mu by'ukuri ibyo bavugaga byagaragaraga ko ari ukuri, ariko nta kwizera bari bafite. Hanyuma ibyo bahamije ntago byanejeje Imana, ariko Kalebu na Yosuwa bari basobanukiwe icyo bita ukuri nyakuri. Babwira abari bari aho bose, barababwira ngo désormais nubwo bimeze gutyo, nubwo mubona abantu bababwiye ko igihugu ni cyiza, ariko tugaragara nk'inzige imbere y'abo bantu, abo bantu barebare ni nk'abanaki imbere yacu, bazaturya nk'imitsima. Barababwira ngo oya, niba dufite Imana twishimira, tuzabarya nk'imitsima. Birakwiriye ko umuntu atareba ibyo twita ukuri kuri muri mugenzi wawe kandi uzi neza ko kuri wowe ari ikinyoma. Hagarara mu kuri kwawe wemera imbere y'Imana, ubwiza Imana ukuri nk'uko kuri mu mutima wawe imbere ya mugenzi wawe. Ibitari ngombwa kubivuga tuzi uceceke, si ngombwa kwirirwa uvuga ibintu byose. Hari igihe bitari ngombwa bitewe n'impamvu. Ntabwo ari ngombwa ko umuntu wese ukubajije aho ugiye n'aho uvuye ari ngombwa kumubwira ko ugiye aha n'aha gukora ibi n'ibi, si ngombwa. Ariko nta nubwo ari na ngombwa kumubeshya. So birakwiriye kugira ngo umuntu amenye rangaje, uburyo avuga, uburyo uvugana n'abantu, uburyo tuganira, uburyo tubanye bigaragare mu kuri. Kuko nitwubaka igihugu kiri mu kuri, nitwubaka itorero riri mu kuri, nitwubaka ubumuntu bwuzuye ukuri, ndabamenyesha ko ariko kurama kwacu. Mu Migani 20:28 niho hatubwiye ngo imbabazi n'ukuri nibyo bituma umwami arama ku ngoma. Haleluya. Icyampa ukagira imbabazi kandi ukagira ukuri. Buriya ukuri niko kuzatubatura, niko ijambo ryatubwiye. Kandi ngo ni kutubatura, yageze hepfo aravuga ngo umwana n'ababatura muzaba mubatuwe by'ukuri. Ni ukuri, ni umwana, ni Yesu, niwe uzatubatura. Mbese witeguye kubaturwa na Yesu, witeguye kubaturwa n'ukuri, witeguye kuva mu byaha ukagendera mu nzira zo gukiranuka. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ni gute watera intambwe? Ni gute niba ugitangira kujya mu gakiza? Ubushize twaraganiriye turavuga ngo iki Imana idushakaho ni iki? Ni ukugendana n'Imana twicishije bugufi, tugakiranuka kandi tugakunda kubabarira. Ikindi twaraganiriye tuganira ibyo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Hanyuma ubushize twaganiriye ngo ubwami bw'Imana buze mu mitima yacu. Ese niba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, niba warahamagaye ubwami bw'Imana ngo buze muri wowe, urumva ubwami bw'Imana buzaza muri wowe bugaturana n'ikinyoma? Yesu arashaka ko uturana nawe, arashaka ko ayobora ubugingo bwawe. Mwemerere kandi umubwize ukuri, umwakire nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, umwemerere ubwami bwe buze buture muri wowe. Nibwo uzabasha kuba amahoro,
bya bindi byose bikubuza amahoro. Hari abantu benshi barara badasinziriye, rimwe na rimwe bigatuma abantu bajya mu bapfumu, ukagerayo bakagutera ikinyoma nyine bakakubeshya. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ubuzima bw'ukuri buri muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu yavuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atamujyanye. Mbese wowe inzira uri guteganya, inzira utekereza zakugeza mu bwami bwo mu ijuru ni izihe? Ni izihe mbago urimo kubaka zigufasha kugira ngo ugendere mu bwami bw'Imana? Ba mu Kristo bari mu rugendo bageze mu iguriro, muri iryo guriro hari abo baravuze bati turagura ukuri. Abantu barabaseka cyane, barababwira no, hano nta kuri guhari, hano ntabwo tugurisha ukuri. Nuko barakomeza baragenda, ariko mu by'ukuri abantu ntibiyumvishaga ukuntu hariho abantu bagenda bari gushaka ukuri. Nyamara mu by'ukuri biradukwiriye kugira ngo dutekereze kandi twibaze, ese uzagendera mu kinyoma kugeza ryari? Ese wumva ikinyoma uri tayari kugisigasira ku buryo kitazagucika kikagaragara? Nakugira inama. Niyo mpamvu Yesu yashizeho kwihana no gukizwa, ni ukugira ngo umuntu abashe kuva mu byaha, abashe kuva mu byo yibwira. Ntushobora kuva mu byaha ukibitse amabanga ya Satani. Ayo mabanga ubikiye Satani, ndakubwira ngo uyamene, kuko ntabwo uzabana n'ukuri niba ukibikiye Satani ikinyoma. Satani yarakubwiye ngo ibi nubivuga uzapfa, ariko ndagira ngo ngutangarize ngo ntabwo uzapfa, kuko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Uretse no gupfa, n'ubugingo bwawe buriho, kuko ugiye kubana n'ukuri. Mbese muri iyi minsi urimo gutekereza ukibaza, ukumva mu by'ukuri inzira urimo, niba ubana n'ikinyoma, niba ubitse ibinyoma mu mutima wawe, uri kumva inzira zawe ari izihe? Ibaze nawe utekereze. Uri umugabo warashatse, uri umugore warashatse, ntushaka kugaragaza ukuri mu rugo rwawe. Hari uwo nigeze kumva yajyaga ajya kubyarana n'umugabo, igihe cyo gusama cyagera akajya gushaka ahantu yajya gusama mu bantu yifuza, kandi akagaruka akabwira umugabo ko abana arabe. Agize abana 4, umwuka aramusanga amwereka ko ibyo arimo umukino arimo akina atazawusohoza. Afata intambwe yo kwihana. Ntabwo yabibwiye umugabo, ariko yaratuye arihana, kandi ndizera ko Imana yaramubabariye niba yarabiretse. Ariko ndagira ngo nkubaze, ni ibihe bintu uryamiye? Ni ibihe bintu urara utekereza ugahinza imitima umugabo atazi, udashaka kuvuga, wumva ari amabanga akomeye, umuntu akabika amabanga ya dayimoni ukayaryamaho? Icyo kinyoma uzajyana nacyo ikuzimu. Ariko ndagira ngo kuri iyi saha wongere utekereze, ahubwo urara udasinziriye uri kwibaza ngo ni gute nava mu kinyoma. Ndabizi ikinyoma gihinduka umuzigo uremereye, kuko hari igihe ugituramo kikagera ubwo kikubata, kikagera ubwo kigutera ubwoba, kikagera ubwo uba ahantu wumva nawe utabasha kwivana, ubona bikomeye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ako kazitiro urimo ni urupfu, ni ibanga ry'urupfu ubitse. Umunsi umwe niryo rizaguhitana. Mbese urumva uhisemo kuba muri ubwo buzima bwo guhora udafite amahoro, bwo guhora uri kwibaza? Ubundi Imana yaduhisha ibanga, niki ijambo ry'Imana ritubwira. Ntago umuntu abasha kureba mu mutima wundi. Ibyo ngibyo byaduhaye uburenganzira bwo kubika ibintu nibyo tudakwiriye kubika. Ugasanga umuntu abitse ibinyoma mu mutima we, ukabika ibintu bitafite icyo bizakugezaho, hanyuma ukumva uri amahoro. Ariko ndagira ngo nkubwire, ngutangarize uyu munsi ngo amahoro yawe ntayariho. Nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Ibyaha byawe uzabibabarirwa kubera ko wemeye kubyatura no kubireka. Ufite imbaraga ki zabasha kugukura muri ubwo bubata bwa Satani? Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ukuri niko kuzatubatura. Niba udashaka gukoresha ukuri, niba udashaka kugendera mu kuri, ese urumva uzagendera mu gukiranuka bikemera? Ese urumva uzatunga Yesu nk'umwami n'umukiza wawe mu mutima wawe? Ntabwo bizakunda. Ndagira ngo ngutangarize uyu munsi, ngo tangarize ikinyoma kutakira umwana wa Satani, kuko ise w'ibinyoma ni Satani. Kandi niba wiyemeje kuba umwana w'Imana, ukwiriye gutandukana n'ikinyoma.
ndabizi aya ni amagambo akomeye, ndabizi abantu benshi baruhijwe n'umuzigo w'ikinyoma, ndabizi abantu benshi barwana n'ibinyoma, bararana nabyo, birirwana nabyo, ariko baravuga ngo zirara zishya, ngo bwaca mu gitondo zikazima. Hari amabanga y'ibintu muraramo, nijoro ugasanga rwahiye, mu gitondo abantu bagakaraba bagacya, tukajya mu misa, tukajya gusenga, mukagenda mukeye, mukagaragarira abantu ko muri beza, ariko ndagira ngo mbatangarize ngo kuba mu kinyoma, kubaho mu kinyoma ntacyo bizabagezaho. Njya mbona abantu, cyangwa se njya numva abantu, umugabo abwira umugore ati wowe genda ujye kubesha umugabo runaka, aguhe ku mafaranga tuyarye, umwemerere ko muri inshuti, umwemerere gusambana nawe, umwemerere hanyuma umuzane tumufate. Ugasanga abantu ba muri ubwo buzima. Ndagira ngo nkubwire ngo ubwo buzima bw'ikinyoma wiyemeje kubamo nta hantu buzakugeza. Umuntu niba yariyemeje kubaho yiba, byanze bikunze azatunga kubeshya. Ndagira ngo nkubwire ngo ubwo si ubuzima ubayemo. Mwene data, ukwiriye kubatuka, ukemera Yesu akakubatura, ukava mu kinyoma, ukaza ugaturana n'ukuri, ukabana na Yesu mu buzima bwawe, mu bugingo bwawe iminsi yose. Niyo mpamvu niwicara mu modoka umuntu akaguhamagara, kumubwira ngo ngeze Rwamagana kandi ugeze Kayonza, kandi aho ujya uhazi, inzira urimo urayizi, urimo uramubeshya ngo bigende bite. Hari ubwo abantu bari mu modoka bose bahita bahindukirira umuntu, nawe ukabona ukozwe n'isoni. Ariko se bikumariye iki? Umuntu niba atari bugukubite, niba atari bukwice, ubundi uramubeshyera iki? Ariko n'uwakubwira ko ari bukwice, burya nta mpamvu yo kumubeshya, kuko kugira ngo upfe ubeshye wapfa wavugishije ukuri. Ese urumva ubwo bubata bwa Satani uzabamo kugeza ryari? Ndatangariza abantu bose baryamye babitse ibinyoma mu mitima yabo ngo uyu munsi ni umunsi wo kugira ngo babohoke, ni umunsi wo kugira ngo babwize Imana ukuri. Tangariza Imana ayo mabanga yose wumva ubitse muri wowe udashaka kurekura, uyarekure utandukane nayo, kuko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntuzigera utunga agakiza, ntuzigera utunga ubugingo muri wowe, ntuzigera ubana n'Imana by'ukuri igihe cyose udashobora gutandukana n'ikinyoma. Rero ndagutangariza ngo ayo mabanga yose ubitse arimwe amabanga ya Satani, ayo mabanga yose uyashyire hasi, uyamene, ubwire Imana igukureho uwo muzigo. Kuko Yesu aratubwira ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Ese ninde wakuruhura uretse Yesu wenyine? Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo uwo mutwaro wikoreye uwuzane kuri Yesu, kuko ntajya ananirwa. Nta bindi bintu badutumye kubabwira ngo mwihane, kuko iyo umuntu aje kwihana ntabwo tureba mu mutima we, ariko Imana ireba mu mutima, irakubona, ibona ko ubaswe n'ikinyoma, kandi ko kikuruhije rwose, kirakugoye. Urajya kubivuga bikagarukira ku munwa, ariko reba ahantu hakwiriye. Ntabwo nkubwiye ngo ujye kuvuga ibintu byose ubibwire abantu bose, kuko aho tugeze muri iyi minsi twese twabaye ba nyiramagambo. Umuntu uramubwira ikintu akajya kukibwira abandi n'ibitari ngombwa. Oya, ukwiriye kumenyera aho uvugira ibyawe. Rwose icyo abantu bakimenye, dukwiriye kumenya kubika ibanga rya mugenzi wacu, cyane cyane umuntu watura, umuntu ushaka kuva mu byaha, ukwiriye kumufasha, ukwiriye kumubikira ibanga, ukwiriye kumukomeza, kandi ukamufasha kuva muri icyo kinyoma, ukamufasha kuva mu bubata bwa Satani. Ndagira ngo nkubwire ngo rero muri iki gitondo wemerere Imana ikubature, wemerere Yesu agukure mu muzigo w'ikinyoma, agukureho umutwaro uremereye, kuko niwe mwamuruhura. Yesu niwe karuhura, niwe ubasha kukuruhura, niwe wabasha kukweza, niwe wabasha kugukirisha amaraso ya yandi yameneye ku musaraba. Mbese uramwizeye? Mbese uramwemera? Mbese wumva hari icyo byagufasha? Ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari imigisha yawe yatangirijwe nuko wikundiye kugundira ikinyoma. Wakirekuye ukabona ubuntu bw'Imana, ukabona kugira neza kw'Imana, ukabona umunezero uba mu Mana. Buriya niba hari ikintu kibaho kinezeza ni ukubana n'Imana. Haleluya! Iyo umuntu ari kumwe n'Imana aranezererwa, iyo umuntu ari kumwe n'Imana aba atuje, iyo umuntu ari kumwe n'Imana aba afite ibinezaneza byo mu mutima, wumva ubohotse, wumva uruhutse. Ariko ikinyoma ni umugozi mubi, urakuboha,
wagenda ukumva uri gutegwa, waryama ukumva ntiwasinzira, kabone niyo wabyiyibagiza, hari igihe kigera byanze bikunze bikagaruka, ukongera ukicuza, ukongera ukumva ahantu uri ni kure. Ariko uyu mwanya ndakubwira ngo bohoka, ugaruke mu buntu bw'Imana. Yesu ateze amaboko kugira ngo akwakire. Mbese urifuza gusangira nawe, urifuza kumusanga? Ndagira ngo dusabe Imana, ndagira ngo dusenge, utekereze mu mutima wawe, nanjye ntekereze. Ese nta kintu uri kumva waruhukira ku Mana muri kano kanya? Nta kintu uri kumva wabwira Imana? Nta marira uri kumva waririra imbere y'Imana ngo uyibwize ukuri? Ndagira ngo nkubwire ngo ibintu byose imbere y'Imana ntabwo ari imikino. Imbere y'Imana ntabwo ari bya bindi tuvuga ngo Imana ni nyembabazi zihoraho iteka ryose. Ni nyembabazi nibyo, ariko ikeneye kuyisaba imbabazi. Ntabwo imbabazi zayo igira ubuntu busaga, hahandi bibabarira ikababarira n'abadayimoni. Oya, ntabwo ari bya byo kuza kuyikinisha mu nzu y'Imana ngo urumva ngo gukora ibyaha ngo ntacyo bitwaye. Abantu baritwaza ngo Dawidi ngo yakoraga ibyaha, ariko Imana izabafashe mutere intambwe, mumenye ukuntu Dawidi yihanaga imbere y'Imana. Iyo niyo ntambwe ikomeye Dawidi yarushaga abandi bantu bose. Utazishora mu byaha ngo wibwire ngo uzabivamo nk'uko Dawidi yabivuyemo. Dawidi yarazi kwihana, yarazi kugwa mu maboko y'Imana. Ariko wowe wumva ushaka kwibera hanze y'urugo rw'Imana gusa. Imana iragushaka kandi irakwifuza. Ntabwo Imana yanga abanyabyaha, ahubwo yanga icyaha. Iragukeneye ngo uze. Tekereza mu mutima wawe, ibyaha byawe ubite kure, ibinyoma ubite kure, uzi imbere ya Yesu yiteguye kukwakira. Urifuza kugirirwa neza n'Imana? Urifuza ko Yesu yaza mu bugingo bwawe? Urifuza kubonana n'Imana muri iki gitondo? Ndagira ngo dufatanye gusenga Imana. Ubwire Yesu aze ature mu bugingo bwawe. Ubwire Yesu aze asimbura ikinyoma cyari kiri mu mutima wawe. Niwumva ugarutse mu mutima, ujye utekereza Yesu nk'umwami n'umukiza. Imana itugire neza kandi dufashe. Rero tugiye gusenga Imana, tugiye kujya mu materaniro buri munsi ku cyumweru kuva saa 1 kugeza saa 2. Tugira uyu mwanya w'ijambo ry'Imana kuri TV1. Turashimira ubuyobozi bwa TV1, turashimira abantu bose mwabanye natwe. Dusengera Kimisange, tugiye mu materaniro dutangira saa 3 kugeza saa 6 haraguru yo kuba Yehova, hari igikondo ku batuye hano i Kigali. N'abatuye hanze ya Kigali bashaka kudusura, mwadusura nta kibazo, ni karibu. Nimero ya telefone irahari, ushaka kuduhamagara waduhamagara, ushaka inama, ushaka kubohoka, ushaka gusengerwa, twagufasha. Ariko muri iki gitondo ndakurarika kugira ngo wongere wumve ko ukwiriye kubaturwa na Yesu. Imana itugire neza. Tugira channel kuri YouTube. Igihe utabonye umwanya wo gukurikira, ushobora kujya kuri YouTube ukandikamo Faith Builders. Ushobora kubona ibyigisho bitandukanye byo kuri TV1 tuba twanyujijeho muri iki gitondo. Birashoboka rero ko utaboneka mu gitondo cyane, ariko ukaba ushobora kubona undi munsi wakurikira ijambo ry'Imana. Ariko wowe wumva ufite umuzigo ushaka ko dusenga n'Imana, ndagira ngo uce bugufi ubwire Imana mu mutima wawe, uyibwize ukuri. Yiteguye kugutabara, yiteguye kukubabarira, yiteguye kukwakira, kandi yiteguye kuguha amahoro no kukugirira neza. Muri byinshi byakubujije amahoro, uyu munsi Imana yiteguye kukubohora. Mana nziza, Mana nzima, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe ni ubugingo, ijambo ryawe ni umutsima utera imbaraga. Niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo umuntu wese uguciriye bugufi, kugira ngo aruhukire mu biganza byawe, umwakire. Kura abantu mu bubata bw'ibyaha, kura abantu mu bubata bw'ibinyoma, abananiwe kubireka. Turabasengeye ngo ubambike imbaraga, ubabere inzira, ubabere isoko, ubabere agakiza, ubabere ubugingo, kuko ijambo ryawe ariko ritubwira. Urakoze. Turifuza kuzajya mu ijuru, kandi ukuri kuzatugeza mu ijuru. Urakoze kuri Imana yacu, kandi ko witeguye gufasha umuntu wese witeguye kukugana. Icyubahiro ni icyawe, mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Tuzabonana ubutaha. Imana ibagirire neza.